Turatangaza amakuru y'ukuri kuri Data, ari nawe Mana imwe y'ukuri. Wowe muturage w'ubwami bwa Yesu Imana yadushyizemo ituvanye mu butware bw'umwijima, ndagusuhuje wifuriza amahoro twahawe n'Umwami wacu Yesu. Dukomeje nanone gahunda y'ubwami bw'ijuru yo kuzahura ubukungu bwacu. Benshi mu bigisha ndetse bakuru byo kubahwa bakomeje guhamagarira abana b'ubwami bw'ijuru kumva ko Imana igukorera ikintu uko bibonetse kose, ngo kuko kugira icyo uyiha byaba bimeze nko kuyiha ruswa. Ubwo ijambo ry'Imana ritwemerera guhugura mu bugwaneza, reka dukomeze turebe icyo ijambo ry'Imana ribivugaho. Iri ni itegeko ry'Umwami wacu Yesu: mutange muzahabwa. Urugero rwiza, rutsindagiye, rucugushije, rusesekaye nirwo muzagererwa, kuko urugero mugereramo abandi ari rwo muzagererwamo namwe. Nk'uko nabikubwiye, Imana yacu ni isoko y'icyitwa ubutunzi cyose. Ntabwo ikeneye kudusaba ku matungo yacu kugira ngo itegure ameza yayo. Iyo uyisabye iraguha, nyamara ikurikije ijambo ryayo ridahinduka. Uko uhabwa bifatirwa ku rugero rw'ubuntu ugira. Kubera iki? Kuko gutanga kwawe ariko kugaragaza gutanga umutima wawe. Dore amagambo ibigaragazamo: iyaba ngira inzara sinakubwira, kuko isi n'ibiyuzuye ari ibyanjye. Mbese aho narya inyama z'amapfizi cyangwa se nanywa amaraso y'ihene? Utambire Imana ishimwe, uhigure isumba byose umuhigo wawe, kandi unyambaze ku munsi w'amakuba no ku w'ibyago. Nzagukiza nawe uzanshimisha. Dore noneho irindi tegeko rigaragaza gutanga ku bumuntu bwawe, maze bikakubyarira neza neza kuzitwa umwana w'ijuru no kuzatsindishirizwa ku munsi w'urubanza. Umwana w'umuntu ubwo azazana n'abamarayika bose afite ubwiza bwe, nibwo azicara ku ntebe y'ubwiza bwe. Amahanga yose azateranirizwa imbere ye. Abarobanure nk'uko umwungeri arobanura intama mu ihene. Intama azazishyira iburyo bwe, naho ihene zishyira ibumoso. Umwami azabwira abari iburyo bwe ati: nimuze mwebwe abo Data yahaye umugisha, murage ubwami bwabatunganyirijwe uhereye ku kuremwa kw'isi. Kuko nari nshonje mukamfungurira, nari mfite inyota mumpa icyo nywa, nari umushyitsi murancumbikira, nari nambaye ubusa muranyambika, nari ndwaye muransura, nari mu nzu y'imbohe muza kundeba. Abakiranutsi bazamubaza bati: Mwami, twakubonye ryari ushonje turagufungurira, cyangwa ufite inyota tuguha icyo unywa? Kandi twakubonye ryari uri umushyitsi turagucumbikira, cyangwa wambaye ubusa turakwambika? Kandi twakubonye ryari urwaye, cyangwa uri mu nzu y'imbohe tuza kugusura? Umwami azabasubiza ati: ndababwira ukuri yuko ubwo mwabikoreye umwe muri bene Data aba boroheje bari inyuma y'abandi, ari jye mwabikoreye. Ibaze niba aba boroheje inyuma y'abandi ari umwe mu bakene wasanze nta kundi yagutinyuka usibye kugusaba tike ngo ajye kugusengera. Turaza kubigarukaho. Mu mirongo ikurikira y'iki gice, Yesu yita ibivume abatarasuye abarwayi, ntibareba abari mu nzu y'imbohe, ntibagirire umushonji impuhwe. Iri jambo ririhagije. Si ngombwa ko turyumva ryitwa logos cyangwa se rema, nk'uko bamwe mu bigisha bakunda kuyobya intama baziha ibisobanuro byabo ubwabo babigenza. Ikigenderewe hano ni ukugirira ubuntu n'imbabazi bagenzi bacu, ari nako gukurikiza irindi tegeko risumba ayandi, ari ryo gukunda mugenzi wawe nk'uko wikunda, ndetse ni no kubahiriza irya mbere risumba ayandi, ari ryo gukundisha Imana umutima wacu wose, ubwenge bwacu bwose n'imbaraga zacu zose. Kuko igihe uzabonamo mugenzi wawe ishusho y'Imana, ukamukorera byose nk'ubikorera Yesu, uzaba ukoze transfer yihuse, uvana ibikorwa byiza muri ubu buzima ukabihinduramo ibikorwa bizahoraho.
Benshi mu bigisha bavuga ko bateye umugongo amadini, kandi bo bakunda gukundwa no kugirirwa neza n'abo batega amatwi ari benshi. Iyo babahaye amafaranga ntibayabasubiza, ahubwo bababwira ko babasabiye umugisha. Nyamara babuza intama kujyana mu rusengero rwitiriwe izina rya Data ibyo bageneye kumugaragariza kuramya, ari nabyo byaje kuvamo guha abantu biswe abashumba umugabane ugenewe kujya mu nzu y'Imana. Aba bigisha bakaba bireherejeho intama, bagahinduka bagenzi ba Yesu bavugwa mu ndirimbo ihebuje, aho kuba abagaragu be n'abana be. Bishimira kwireherezaho umukumbi aho kuwureka ngo usange umwungeri w'intama utajya na rimwe ahusha mu butabera. Ni uburenganzira bwawe gutoranya aho biba imbuto yawe, ariko ubutaka bwiza Imana yarabuturangiye. Ni inzu yose yitiriwe izina ryayo. Nkwibutse ko ibyanditswe bidakuka kandi bidahinduka. Ijuru n'isi bizashira, ariko amagambo y'Imana yacu azahoraho iteka ryose. Igihe abayobora inzu zitiriwe izina ry'Imana bazakoresha mu buryo budakwiriye umugabane uyigenewe, bazabyibarizwa nayo ubwayo. Ni byiza ko tugirira Imana icyizere, tugakomeza gukiranuka, kandi ntidushukwe n'uko Imana idahaniraho. Amateka yayo ni ayo gukiranuka. Nkwibutse ko izi nyigisho zigamije kukugarura ku rufatiro nyarwo rw'amakuru y'ijuru. Nubwo inkuru nziza nta kikennye ku buryo tujya gutira ingero z'ibivugwa mu isi, reka tubyifashishe kugira ngo wumve akamaro ko gushyira mu bikorwa ijambo ry'Imana. Mu ikipe y'umupira, abafana si bo batsinda, no gusakuza cyane siko gutsinda. Kuboneza mu izamu gusa niko gutanga igitego, kandi icyo gitego nicyo gituma ikipe ibona intsinzi. Gukora ibyo ubwirwa n'ijambo naho byaba byoroheje cyane niko kuboneza mu izamu. Aya makuru y'ubwami bw'ijuru yaje kukwibutsa icyo Umwami Yesu yaje kugukorera. Umwami Yesu ntago yaje ngo tujye twirirwa tuvuga amasengesho y'urudaca. Ibiramambo yatubwiye ko bene ayo masengesho avugwa n'indyarya. Niba gusenga kumeze gutya kugaragara mu idini yawe, ubwo uri mu nzira umwamagaye. Ikindi, Yesu ntago yaje ngo twirirwe duterera imisozi tuyimanuka. Ibyo byakagombye gukorwa mu gihe gusa umutima wacu unyotewe kwihererana n'Imana. Icyatumye Yesu aza ni ukugira ngo wongere kugirana ubusabane na So wo mu ijuru, witondere amagambo ye kandi uyakurikize. Mu makuru Yesu yatuzaniye, ntiyadutumye kumenya uko isi itegetswe, ntiyadutumye kumenya uko ubutware bw'umwijima butegetswe, n'ibijyanye n'uko ikirere gitegetswe. Nubwo kubimenya atari bibi, ntabwo biri mu nshingano y'ubutumwa bwiza bukiza Umwami Yesu yadusigiye. Bibiliya ivuga inkuru y'Imana n'abantu, uburyo baremwe, bacumuye, uko yiyunze nabo, n'uko yitegura kubakiza kurimbuka kw'iteka ikoresheje Umwami Yesu. Iyo Data wa twese aza gusanga dukwiye gusobanukirwa cyane ibijyanye n'imikorere ya Satani, kuko byari kudufasha, nibyo yari gusaba Yesu kuza kutwigisha. Nyamara yasanze ubu butumwa budakwiye kuba na gato igice cy'umutungo w'umwana w'ijuru. Mu mutima we atuzamo Yesu gusa. Ibyo bindi Umwami Yesu yabyitayeho, ajya kunyaga mu bwami bw'umwijima ababayeyo ngo badutangarize uko hari tuhirinde. Kubimenya akamaro kabyo ni ugutuma turushaho kwirinda gutsitara muri iki gihe cy'umwijima w'isi. Umwami Yesu yatuzaniye amakuru adasaza, atazanasaza, kandi adashingiye ku bihe cyangwa ku byabaye mu isi ibi n'ibi, bimwe bituma benshi basigaye babona ibyo bahanura. Dore ubuhanuzi bw'ukuri ni ijambo ry'Imana. Uyu munsi riraguhamagarira kugirira neza bose, aho kugirira neza abo uzi gusa, bene wanyu gusa, cyangwa abo wita bene so, abo musangiye idini. Mu yandi magambo, Yesu ashobora kugusura isaha iyo ari yo yose, ahantu aho ariho hose, aje mu ishusho y'umukene. Ibaze rero mwene so aguhamagaye akubwira ati, nyoherereza tike nterere umusozi njye kugusengera.
mu maso yawe y'ubushishozi ukamenya ko uwo mwene so afite ikibazo cy'ubukene. Kandi ni ibisanzwe, ubukene bugera kuri twese. Ishyire mu mwanya ubaye uri we, ubonye uwo wasaba gukorera umurimo akakugirira ubuntu. Maze rero aho kugira ngo umusanire umutima, ukamukingira ubuntu bwawe nk'uko umwe mu banditsi b'inkuru nziza Yakobo yabivuze, ahubwo ukanamushyira ahagaragara ku mbuga zihurirwaho na benshi ndetse ukabigira icyigisho. Umwami Yesu arimo aratubwira, igihe cyose aduhaye amahirwe yo gutanga, aba aduhaye amahirwe yo kongera ubutunzi bwacu mu bwami butazashira. Niba utuye mu gihugu gituma ubona byose kuko ariko isi yaje kugengwa, ahubwo wategura igikorwa cyo gufasha abasigaye mu gihugu cyawe kigifite byinshi gikeneye, wabishobora ukagera no mu bindi bihugu. Nubikorera Yesu ukabikora kubera we, uzaba ugize ubupfura bwerekana uwaguhamagaye uwo ari we. Ijambo ry'Imana riduhamagarira kwitegereza imbuto abantu bera ngo zitubwire abo ari bo. Ntiriduhamagarira kumva gusa ibyo bavuga, ahubwo no kureba ibyo bakora. Niba warateye imbere, utanze uruhare ki mu kubaka ubwami bwa Yesu ubarizwamo? Aho ntusenga ngo usabe Imana kubungabunga inyungu zawe gusa. Nimuhinduke, niko umwami Yesu yaje atubwira. Kandi yatubwiye ko uwumva ibyo amubwira ntabikore, ahubwo akirirwa amwita mwami mwami, uwagereranywa n'uwubatse ku musenyi. Reka ngarure iki kibazo. Niba ugereranywa n'umubyeyi mu bavandimwe, utanze iki? Uzagira ihe tafari ngo wubake ubwami bwa Yesu? Aho nawe nturi mu bavuga ko ibyo byose Imana ari yo yonyine izabikora, cyangwa ko byose yabirangije? Abaturage b'ubwami bakwigira terera iyo se, bakarekera umurimo wose umwami, bo bagereranywa nande? Murakaza neza mu bwami bw'ijuru butarangwa n'amagambo, ahubwo burangwa n'ibikorwa.